haleluya bene data, twishimiye kongera kubonana namwe, twishimiye kujya kuganira namwe, twishimiye kongera guhura kuri channel yacu yitwa Hand of God Ministry 2050. Ni channel mu kinyarwanda kiza mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, ukoresha ikinyarwanda, yitwa ukuboko kw'Imana, Minisiteri y'ukuboko kw'Imana. Imana iduhana umugisha, naho Imana ikorera, naho ukuboko kw'Imana gukorera, kandi ukuboko kw'Imana kuracyakora imirimo, kandi imirimo y'Imana iracyakoreka mu izina rya Yesu. Imana iduhana umugisha, nk'uko bisanzwe ni Evi Bosco cyangwa Habakwizera Jean Bosco, Evangeliste. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Nishimiye kujya kubana namwe rero, nishimiye kujya kubana nawe muri isaha y'ubuhanuzi. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cya kabiri cyo ku Ngoma, ibice ni 20. Turasoma duhereye ku murongo wa 15. Turasoma duhereye ku murongo wa 15. Ijambo riratubwiye ngo, aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, kuko niko Uwiteka avuze, witinya kandi wowe ukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ari urw'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero isaha y'ubuhanuzi umunsi tuyoganiramo ijambo ryitwa gusenga. Rero inyungu zo gusenga, haleluya, niturangiza dusenga Imana, ngo usengere Imana uri hirya no hino ku isi, wingingira Imana, ariko nawe ufate umwanya wo gusenga. Imana ishimwe cyane. Rero mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye amasengesho. Ubuzima bwa gikristo, ubuzima bw'abana b'Imana, dukeneye amasengesho. Mpamvu dukeneye amasengesho ni uko Kristo, cyangwa nuko ari itegeko Imana yadusigiye ivuga ngo nimusenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Murabyuka neza yuko Yesu yenda kujya mu ijuru, azamukaye n'abigishwa ku musozi wa Elayono, hanyuma ngo bagezeyo barasinzira, Yesu arabitarura, arongera aragaruka arabasanga, arababwira ngo nimusenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Rero impamvu dusenga ni ukugira ngo tutagwa mu moshya. Kandi murabyuka yuko Yesu yajyanywe mu butayu, amarayo amajoro 40 n'iminsi 40, mbere yuko ageragezwa na Satani. Yari ukugira ngo ahabwe imbaraga. Rero mu masengesho umukristo yasenze ahabwa imbaraga z'Imana. Mpamvu umuntu akeneye imbaraga z'Imana ni uko Satani akirwana, ni uko abadayimoni bagikora. Haleluya. Imana itugambiriyeho ibyiza, ariko na Satani nawe atugambiriyeho ibibi. Rero dukwiriye gusenga kugira ngo ibyo bibi Satani atugambiriyeho bikurweho, kandi kugira ibyo byiza Imana dutegurira ubashe kubishyikira no kubyegera. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu yasenze, hari inyungu nyinshi zibonerwa mu masengesho. Hari ubutabazi bubonerwa mu masengesho, hari ubuzima bubonerwa mu masengesho, hari impinduka zibonerwa mu masengesho, hari, haleluya, Imana ishimwe cyane, hari izindi mbaraga zidasanzwe zituma umukristo akomeza urugendo, zibonerwa mu masengesho. Rero mwene data nkurikiranye uyu mwanya, wowe unteze amatwi, nagira nkubwire ngo senga wegere Imana. Hari ibikurembeje, hari ibikukurwanya, hari ibikugose, ariko ndagusabira Imana ngo hari imbaraga ziturutse mu masengesho ukeneye kugira ngo ubashe kurenga ibyo byo bikurwanya. Hari imbaraga ziturutse mu masengesho ukeneye kugira ngo ibyo byo byaguhagurukiye, ubwo burwayi bwawe, ibyo bigeragezo bikuriho, nagiye nkubwire ngo ukeneye imbaraga z'amasengesho kugira ngo birenge. Naho waba uri mu masengesho ibigeragezo bigakomeza, ariko wumva ijwi ry'ihumure rikubwira ngo humura mwana wanjye, wumva ijwi rikubwira ngo ndacyari kumwe nawe, wumva ijwi rikubwira ngo nzakurwanirira, kandi wumva kunesha kuje kuri wowe, kandi ugira ihumure ry'uko Imana izakunesheshereza. Nagira nkubwire ngo senga wegere Imana. Nicyo cyabaye kuri Yehoshafati, no jambo dusomye ngo yarasenze ngo yegera Imana. Ku bwanzu bwe abanzi be bari bamuteye, hari abanzi baguteye, hari abanzi bakugose, ariko wicika intege. Si igihe cyo gusubira inyuma, si igihe cyo gutakaza ibyiringiro, ahubwo ngera ibihe byo gusenga. Niwasengaga rimwe, senga kabiri. Niwasengaga nijoro, ngeraho n'amanywa. Niwasengaga ubutaha, ngeraho n'ubuvumo. Nagira ubwire ngo senga, usenga amasengesho y'uburyo bwose, kuko Yesu yarasengaga ngo ku manywa yirirwaga mu masinagogi ari kuvuga ubutumwa bwiza, ngo ariko nijoro akazamuka umusozi akajya imbere ya Se akajya gusenga kugira ngo ahabwe imbaraga. Nusenga uzahabwa imbaraga z'Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu Yehoshafati nawe atakambira Uwiteka
we n'abayuda ngo biriza ubusa kuko bari batuwe n'abanzi babo. Baramubwira ngo Uwiteka we, barabwira ngo nta mbaraga dufite, barambwira ngo wo kutunesheshereza, barambwira ngo turwanirira. Yoshafati yari umwami ariko niyambaza imbaraga z'amasengesho. Reka bambwira ngo nkurikiranye, imbaraga yitwa gusenga iruta izindi imbaraga zose. Umuntu ashobora guterwa intwaro za kirimbuzi, agaterwa intwaro zifite imbaraga, ariko intwaro yitwa gusenga ni intwaro itagikoze isoni. Intwaro yitwa gusenga ni intwaro irwana kandi igatsinda, ni intwaro inesha. Imana ishimwe cyane. Iyo twasenze abisha bacu baratsindwa. Iyo twasenze imbaraga mbi ziraduhunga. Iyo twasenze abadayimoni baraduhunga. Iyo twasenze imyuka y'abadayimoni tuvaho, imikoshi yose tuvaho, imyuka mibi yose ituvaho. Uyu munsi wa kane nkugiriye inama, ndakubwiye ngo senga. Muri ibyo bigeragezo urimo ndabwire ngo senga, kuko hari icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Yoshafati ngo yiriza ubusa, ngo n'abayuda ngo biriza ubusa, baraje bahamagara Imana. Muri uko guhamagara Imana, ijambo ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo Uwiteka aramanuka, amanukira muri bo, amanukira mu hantu hitwa Hazayeli. Arababwira ngo Yoshafati we, namwe Bayuda, niryo jambo nshatse ryo tuganireho. Aravuga ngo witinya, reka nkubwire, dusenga Imana nubwo wagoswe n'ingabo nyinshi, nubwo wagoswe n'ibikomeye, ariko umva ijwi ry'Imana rikubwira ngo witinya. Haleluya. Nagiye mbwira nta bintu bikanga Imana, nubwo wagoswe n'ibintu byinshi, wagoswe n'ingabo nyinshi, ariko ibyo ngibyo ntabwo byakanga Imana. Nubwo wagoswe n'amahanga menshi, ariko ngo ntabwo yakanga Imana. Nagiye mbwira ngo egera Imana, numara kwegera Imana wongere ibihe byo gusenga, wongere ibihe byo kubana n'Imana, wongere ibihe byo kugendana n'Imana. Imana irabwira ngo witinya, irakubwiye ngo witinya. N'ibyo byo biguhanze amaso nubwo bikugose, ariko witinya mwene data. Haleluya. Rongera kuganiriza aho uri hose. Ufite intambara yo kurwana, ufite ibigeragezo uri kurwana nabyo, ariko uyu mwanya ndaguhumurije, ndabwiye ngo witinya. Ndabwiye ngongera imbaraga zo gusenga, ndabwiye ngo egera Imana. Ufite urugendo uri gutegura, egera Imana. Enestike Boneya, egera Imana yereke n'urugendo uri gutegura. Enestakita, ufite ibyo uri gushaka gukora mu minsi iri imbere, hari business uri gushaka gushinga, urashaka ko Imana izagushyigikira, egera Imana usenge, iyi business yawe yereke Imana. Haleluya. Ufite umurwayi ushaka yuko akira, Imana ishimwe cyane. Nagiye umbwire ngo egera Imana, ubwire Imana ngo ushingiye ku ijambo numvishe, ngayo n'umugaragu w'Imana, ngayo n'umukozi w'Imana. Nagiye umbwire ngo fata umwanya usenge, ubwire Uwiteka, umbwire ngo niwe mutabazi wanjye, umubwire umenye kutabara, menye kurengera ubwoko bwawe. Nurangiza usenge, Imana irohereza imbaraga zikomeye ku buzima bwawe. Wowe urarwaye, reka nkubwire, fata amasengesho, wegere Imana usenge. Reka nkubwire, hagarara mu kwizera. Wowe urwaye, fata igikombe cy'amazi, kimara gufata igikombe cy'amazi y'umugezi, si enema, izeye mu ijambo ry'Imana. Numara kwizera mu ijambo ry'Imana, nurangiza uyasengere, yatura amaraso ya Yesu, yatura imbaraga z'Imana. Nurangiza uyanywe, uratubona igitangaza ku buzima bwawe, turutse mu mbaraga z'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Amasengesho dukiriramo, ntigire ubwoba, ntutinye. Amasengesho arimo imbaraga zikiza. Imana iduhana umugisha, Imana ikugire neza, Imana ikurwanirire. Yoshafati, Imana yemeye kumurwanirira ariko yasenze. Yarambwira ngo urugamba si urwawe, ahubwo urugamba si urwanyu. Iyo umuntu yasenze, Imana irambwira ngo witinya. Reka bambwire mwene data, nubwo warugoswe n'imbaraga nyinshi, ariko ndaguhumurije, ndabwiye ngo witinya. Imana ije kurwanirira mu masengesho. Ndabwiye ngo wigire ubwoba, fata amasengesho usenge, Imana ije kurwanirira. Urugamba rwawe rubaye rurerure kuri wowe, ariko senga, Imana ije kurwanirira. Ufite ibibazo byo mu miryango yawe, ufite ibibazo byo mu bana bawe, ufite ibibazo waburiye iherezo, urabura epfo ukabura ruguru, urabura hirya no hino, mbese nta cyerekezo bifite, ariko Imana ivuganye nawe, irakubwiye ngo senga ubyereke Imana. Imana yarikije kubikoraho. Imana ishimwe cyane. Umaze igihe kirekire utegereje neza y'Imana, umaze igihe kirekire utegereje Imana, ariko reka nkubwire, Imana ivuganye nawe, irabwiye ngo senga. Ayiwe, senga. Fata umunsi umwe usenge, fata iminsi urusenge, fata nimero yanjye umuhamagare, umbwire ngo umukozi w'Imana, umbwire nkeneye amasengesho yawe. Haleluya. Dupanga gusenga, dupanga umwanya wo gusenga. Imana yari kirakora ku buzima bwawe. Sinzi igihe urapasi ngo ni umunsi umwe, sinzi ngo ni iminsi ibiri, ariko Imana yari kirakora ku buzima bwawe. Kuko ukimara kumva rino jambo ukagerageza ukemeza gusenga, hari icyo Imana igiye kuza gukora. Cyo cyaramaye igihe kirekire, nubwo nako byari bikomeye, nubwo arashize iminsi myinshi, ariko Imana ivuganya nawe, irakubwira ngo nijeho kugira neza, irakubwira ngo nijeho kugira icyo ikora,
ije kugira ikirema. Mwene data ndakurarikira gusenga, ndakurarikira kwa mbaraga z'amasengesho, kuko habamo urwihisho, imbaraga z'amasengesho, habamo ubutabazi, imbaraga z'amasengesho, habamo kwagurirwa imbago. Wari umaze igihe kirekire usenga Imana ibwira ngo Mana nanjye wanyagura imbago, igihe ni iki ngiki. Wari umaze igihe kirekire usenga Imana ibwira ngo Mana wanyongera iminsi yo kubaho, wamara iminsi mbaye mike yo kubaho, igihe ni iki ngiki. Wari umaze iminsi usenga Uwiteka umubwira ngo Mana we nanjye wakoze ibi ngibi, wampaye akazi, wampaye imibereho, wangiriye neza, wankoresheje, wampaye agakiza, nanjye nkakizwa. Hegera Kristo umwami n'umukiza wanjye, igihe ni iki ngiki. Nagiye umbwire ngo senga, egera Imana. Niba ukeneye ubufasha hamagara nimero yanjye iri aho hasi, hasi wambwira yuko ukeneye gusenga, hasigaye dusenga Imana ariko Imana ije gukora mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikugire neza wadukurikiranye, kandi Imana ikugire neza wiyemeje gukora imuka Imana akubwiye muri isaha yacu y'ubuhanuzi. Imana igutabare, Imana ikoreze ubutabazi, Imana ikugere. Kandi abona Imana hari ikintu igiye kuza gukora, kimara kubyemeza hari icyo Imana igiye kuza gukora. Nubwo wari umaze igihe kirekire uri mu ruzerero, wari umaze igihe kirekire ayiwe warakoze biranga, uragerageza bikanga, ariko reka nkubwire Imana ya Israeli, reka nkubwire Imana ikomeye, reka nkubwire Imana ihambaye, nigiye kugira ikintu ikora ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ni igihe kirekire cyari gishize, ariko mu masengesho Imana igiye kuza gukora ikintu gikomeye muri uwo mwanya. Niba ukeneye amasengesho, ushobora gupanga umunsi umwe, ushobora gupanga ibitondo, ushobora gupanga amajoro, ushobora gupanga amanywa. Reka dusengane Imana binyuze kuri channel yacu ya YouTube. Nagiye umuhamagare mbwira ati nkeneye amasengesho. Imana yarekerema gikomeye mu buzima bwawe. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo Yesu umwami wacu. Amen.